baka nk'amashara akazimira mu nzu ya wa musore abyaye umwana umwe abyaye ibiri tubona itegeko ryavuze ko bazatandukana ku myaka 5 ariko bagira icyo bavugana ubu ni ukuvuga ngo ubundi hajyaga haba divorce itarimo n'umwana hakaba divorce irimo umugore utwite ubu umwana bayumwe ubu byanga bikunda divorce ishobora kuzagizamo babiri bake abana babiri ko myaka 5 abana babiri bavuka unarangaye burya na batatu baba barimo ushobora no kurangara n'uwakana akabari mu nzira cyane harabaduhusha icyo kintu rero cyabo basore bashatse batyo bagashaka abanyirantuza bacu b'amashara baraza ramushatse rero uyu munsi uzikirimo kuba abana babo bari kumwe na banyina bararira kuri Nesa ishuri mwamaye sinabasha kuryishyura n'ukuri sinagerayo ubushobozi bwanjye ntibikunda kandi abakomokaho bamugeze cyuri Isa ashobora kuba ari urimo gukora liste y'abagomba guhabwa imfashanyo y'abana bakomoka mu miryango itishoboye kora muri roda cyane da cyamina ro cyangwa handi nkaho noneho ugasanga mu mfashanyo ziva kuri roda yasinye zizajya kuri ya miryango itishoboye ngo abana bajye kwiga na minaroke byamanutse biragenda bisanga n'uwe mu gatore kirehe aho yateye indagiza ate yagiye kubarura abaturage bari mu cyiciro cy'ubukene asigaye iki umwana uyu munsi rero arimo arakora liste y'abana batishoboye ngo babahe imfashanyo harimo n'uwe urumva abana baraho barandagaye ubu leta irimo irarwana n'abana bafite base na banyina hano bafite ibintu barimo byakinibye bafite ibikorwa bitandukanye ariko dufite hano bababyeyi babuze ko bajyana abana ku mashuri cyane iyo bigeze kuri iyi kesi usanga nyine ibyago byinshi bisatira abagore bidakora ko dufite n'abagore batabana bakabasigira abagabo ako ni bake ariko ugereranyije nibo bake twari tukivumera dufite ba nyirakuru bibarera abana dufite abakecuru hano n'abasaza ubu bahanganye n'abana bacu Isa yagiye iwawa nyina bamufatiye mu babyinaga hano ejo bundi bambaye bari mu nzererezi babandi basanze mu tubari twambaye ubusa ejo bundi bafataga mu by'ukuri uyu mukecuru n'umusaza bikoreye umuzigo wo kubyara nabi kabari kubyita ariko nanone wajya kureba ugasanga umuzigo uri ku mubyeyi umwe niba umwana nyiranuza yaraje akamutera umuhungu yaragiye nawe amutera nyina niba umuhungu yaranze gufatanya n'uyu mukobwa babyaranye yaragiye nawe nyiramukobwa nawe umujugunyira nyina aba basaza n'abakecuru gushyiraho imizigo y'abana bacu wa mukecuru yananirwa kumwikorera leta ikaza igashyiramo ingata cyane mwarangiza mukavuga mu itegeko mu Rwanda ryo gutanga imiti kutagejeje imyaka y'ubukuru ibuza gusama ngo ntirize imibonano ivuze ubuhuha nyamara nababwiye urebye ukuntu imibonano ikorwa hanze ibaye ivuga nk'imbunda imbundi z'imbunda roni baraje kuri ibyo none isi ko bifite icyicaro hafi aha nk'uko yagikiza igoma kubera kumva ibiturika bagatangira ko bati mushake noneho niba zibaho imashini zisaka aho biturikira kubera ko abantu bakwiye kubanza gusiba mu bwonko bwabo ko gukorera imibonano mpuzabitsina it's rigari cyangwa ntibihwanye no kubyara ubwabyo kuba tukibyara abana tudashaka kubyara ni ikigero cy'ubujiji cyane cyokora uwo bategeye mu gihuru bagazirika bagafata ku ngufu uwo ntabwo turi bubyite kuko uwo nta nubwo ari muri abo tuvuga uwo ni uwakorewe icyaha uyu mwana wabyaranye n'uyu musaza cyangwa n'uyu musore habaye icyaha cyarimo kuba muri ubwo buryo bwo gukora icyaha uyu muntu watekereje gusambanya umwana ntabwo ashobora kugira impungenge zo kubyara no kumutera inda kuko we ni ikizira ni ikibi gikora ibyo kibonye ariko hagati ya nyirantuza na sentuzuye bashakanye amezi 3 bari aho bitwa ko baziranye abandi bababyarana iyo bahuriye mu nzira urumva abantu basangiye mu kabari baratahana sinzi niba batahanye cyangwa bahuriye inzira sinzi aho bagiye niba ari mu kabari niba ari ku gasozi kuko ibirimo kuba muri iyi myaka ntabwo ari iby'i Rwanda amutera inda wowe niba uzi kuri urwego rw'uko ushobora kuryamana n'umuntu utazi aho mwahurira
waboneje urubyaro kuri mukuru wowe ntabwo urimo bo babuza ko byanga se kwabo ibiki banga abagore ko babyanga b'igitsina gore wowe nyirana sebasore niba uzi ko urongora aho uciye wajya umenya agakingirizo ukajya unywa ukambaye ukaba ufite icupa ry'inzoga n'agakingirizo kari bakambaye quelque part kure pare tunizifata ukavuga utabazimu banjye nibahaguruka ndagenda nyo mbese kutarava mu rugo wibagiwe inkweto ibuye rikwishe mu kirenge ibuye rikwishe mu kirenge kutaraza utashyizemo amasogisi uhaguruka ukiri muzima kubera ko uzi ko upfa kare rero ujye wambara isokoreki wabanjemo impuzu nibyo mvuga wenda kuko kaba kapfuye gashobora kutarinda sida sibyo niba katarinda sida cyangwa katatera infection zindi ariko nibura ubyara uwo wumva uvuga uti ngewe ndabyaye nihagira hari umuntu abagabo hari igihe bavuga bati ikibazo se utwara iyo ndubundi we ni indangare niba utekereza ko wowe uri indangare kuki wumva icyatumye ubwonko bwawe bw'ibirindura bukareba ikuzimu ntiburebe imusozi wowe butabirinduka nk'ubwawe ubundi si umuntu w'umusore utekereza ko umuntu wabonye mu kabari utazi mwaryamanye uvuga ko ubwonko bwe buri ku murongo gute ngayo nguko amagambo Mutesi Scovia umunyamakuru usesengura ibijyanye n'abaturage ndetse n'imiryango n'ibibazo biba biri muri sosiyete agatanga ibisubizo ndetse n'ibitekerezo bye bwite kuri YouTube channel ye ya Mutesi Scovia. Rero mu magambo yaragukomoza yarakuvuga ku isenyuka ry'imiryango ndetse n'amadivorce yagiye yiyongera bitewe n'uburyo imiryango myinshi yagiye isenyuka uko bukeye nuko bwije. Rero mu bintu yaje kugarukaho yaje kugaruka no ku kibazo cya Murungi Sabi umunyamakuru cyangwa se nyiri YouTube channel ikomeye hano mu Rwanda ikorerwaho ibiganiro bitandukanye n'abantu batandukanye yitwa Isimbi TV. Rero uyu Murungi Sabi mu minsi yashize hari video yagiye icacara ivuga ko uyu Murungi Sabi yafashwe arimo asambana n'umukobwa witwa Ngwino Ndebe ndetse uyu mukobwa bakaba baramubonye arimo yegura uyu mugabo dore ko yanubatse afite n'abana. Murungi Sabi ubwo byavugaga ko yamaze gusimbuka igipangu ari guhunga kugira ngo batamufatira mu busambanyi, agasimbuka igipangu yamara kugisimbuka ku bw'amahirwe makeya akazagutsikira hasi akavunika. Ndetse uyu mukobwa wari kumwe waje no guhamya ko ngo ari umugabo we muri video. Mu bantu bagiye babona video y'icaracara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bagiye bavuga ko yemeye ko ari umugabo we, ndetse abantu benshi bagiye bavuga ko yaciye inyuma umugore w'uyu mugabo Murungi Sabi nyiri YouTube channel ya Isimbi TV. Rero ibi bintu ni ibintu bitandukanye byagiye bivuga, gusa Mutesi Scovia akaba yanyomoje makuru yavuze ko niba ari ibintu biba byabaye atari ngombwa ko bijya kuri societe ndetse atari ngombwa ko bijya gusebya abantu batandukanye, bituma abantu benshi bagenda babivugaho cyane. Ndetse dore ko n'uyu Murungi Sabi bivuga ko yamaze gutanga ikirego akakijyana muri RIB cyuko uyu Clara wapostinze video cyangwa se wasohoye ino video ya Murungi Sabi yaguye hasi avuga ko uyu Clara arimo amusebya ndetse ari no amuharabika ku rubuga rwa YouTube no ku mbuga zitandukanye aho yashize amashusho ye hasi. Rero hanze ibintu rero byagiye bitangaza abantu benshi, bituma abantu benshi bacika ururondogoro bavuga cyane. Ndetse uyu Mutesi Scovia yasabiye Clara kuba yatabwa muri yombi bitewe n'uburyo ibintu yakoze hari ibintu byo guharabika mugenzi we. Ndetse Clara yiseguye avuga ko atazigera atoroka u Rwanda cyangwa se ava mu Rwanda bitewe n'ibi bibazo biri kugenda bivugaho ko yaba yashize hanze video ngo ari guharabika mugenzi we. Kandi ibi bintu byose
ari kuvuga ko ibintu yakoze atari ukumuharabika kuko ntago yagaragaje ubwambure bwe, nta kintu yamugaragajeho kibi, uretse ko yapostinze ngo video yagoye abantu benshi bakabifata nkaho yari ari guhunga bamufatiye mu busambanyi. Rero ngayo nguko yaya makuru yari kugenda avugwa hirya no hino kuri Murungisabi utoroye, wanavuze ko arwaye nyuma y'uko yari afitanye ibibazo bitandukanye na Yago, agenda amushinja ibibazo bitandukanye, ndetse na mbere yaho yari afite n'indi kesi y'umwana, aho yasohoye ikiganiro kikaza kuzamo ingaruka mbi, aho bamusabye kugihanagura urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Rero navuga ko muri ino minsi Murungisabi atamerewe neza bitewe n'uburyo ibintu byose ari gukora nta mahirwe ari kubigeramo, ndetse muri ino minsi yibasiwe n'abantu bagiye batandukanye. Ngayo nguko reka dutegereza wowe kisoma kandi subscribe kugira ngo ubashe kubona amakuru yose agezweho. Imana ikomeze ibanindire ibande biryoshye, nta kindi narenza uretse ko bifuriza umunsi mwiza.